gukora. Daniel ntabwo yari afite ubuntu nk'ubwo dufite uyu munsi, twebwe dufite ubuntu mu maraso ya Yesu. Twarakiranuwe kubw'ubukiranutsi bwa Kristo, twejejwe n'amaraso ya Yesu. Ariko yeza nanone ababishaka n'ababyifuza. Reka usuke umutima wawe imbere y'Imana, hanyuma usengere ayo mashami yose navuze. Ushobora kugendana nanjye mu isengesho, ushobora no gusenga ku byo wowe warebye ugasanga nibyo bibabaje, nibyo bikeneye ubutabazi bwihuse. Iyi Imana yohereje marayika Mikayire akarwanirira Daniyeli, Daniyeli akabona ibisubizo bye, iracyari iyo Mana yigeze ihinduka. Abamarayika baracyamanukana ubutabazi bw'abera, baracyamanukana ubutumwa bw'abera. Imbaraga z'Imana ziracyariho. Iyo umuntu yakangutse aracyavuguruza ibintu bikavaho, aracyasenya ibintu bigasenyuka, akubaka ibintu bishyashya bikubakika. Ubwo butware warabuhawe. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, twasomye amagambo yawe, usanga umugaragu wawe Daniyeli igihe yashishikariraga kumenya, yagize n'umwanya wo kwicisha bugufi. Uyu mugoroba duciye bugufi mu mico mwana, umutima wanjye gusutse imbere yawe, nongeye kuhagiza amaraso ya Kristo. Nibwo bushizi bw'amagazemo, nibyo byiringiro byanjye. Hari ikimenyetso cy'amaraso kiri ku buzima bwanjye, gituma marayika urimbura, gituma ibindega bitambonaho umwanya, gituma inzandiko zose Satana ndega zose amurika imbere y'Imana zitambarwaho. Ndagushimira izo mbabazi naboneye mu maraso ya Kristo. Ndagushimira n'uyu mwanya abahungu bawe n'abakobwa bawe basutse imitima yabo imbere yawe mwana. Ababishaka babyifuza, reka imbabazi zawe zibabeho. Ndagushimira kuri Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Waratubwiye ngo nitwegere intebe yawe y'ubuntu tudatinya, duhabwe ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Uyu mwanya aragaragara nk'icyaremwe gishya, aragaragara nk'icyaremwe gifite ikimenyetso cy'amaraso ku buzima bwe. Ibyaha asabiye imbabazi arabibabariwe, nta kirego, nta rubanza, ntabyo Satani afite amurega, kuko atsindishirijwe n'amaraso yawe. Aragaragara nk'icyaremwe gishya, aragaragara nk'umwana uvutse aka kanya. Ijambo ryawe ryaravuga ngo bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Reka ibirego byose yishinjaga, reka ibirego byose umwana Satani yamuregaga, nawe yahagara akajya yumva adakwiriye umugisha. Uyu mwanya nibyozwe n'amaraso ya Yesu. Uko kwishinja nigukurweho, uko kwicira urubanza nigukurweho mu izina rya Yesu. Umukozi wawe Daniyeli yashishikariye kumenya, yitegereje asanga bari kuba baratashye iwabo, asanga baracyari abanyagano, asanga baracyari imbata. Nyamara hari icyo wari warabivuzeho. Mwami, twitegereje ubuzima bwacu burimo ububata tutabasha kubara, burimo ibikorwa bya Satani mu bacu, mu batwashakanye, mu rubyaro rwacu, mu bukungu bwacu, mu babyeyi bacu, ku buzima bwacu bwite. Uyu mwanya duhagaze mu butwari n'ubushobozi waduha, tuvuguruza ibikorwa byose byo mwa Satani ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Imirimo ya Satani yose igaragara mu rubyaro rwanjye, uyu mugoroba mpagarukiye kuyisenya. Ibyo Satani avuga uko yitegera urubyaro rwanjye akavuga ngo ntiruzageraho Imana yaruvuze, uyu mwanya mpagarukiye kuburizamo iyo migambi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera urubyaro rw'abagore n'abagabo bari aha ngaha, mburizamo ibyo Satani avuga ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Abana be bazagera kure, baziga baminuze, bazakora ibyo ababyeyi batabashije gukora, bazagira amago, bazabyara abahungu n'abakobwa. Ntabwo bazicwa n'ibiyobyabwenge, ntabwo bazicwa n'inzoga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntabwo bazabyara ibinyendaro, ntabwo bazaba indaya, bazakorera Imana y'ababyeyi babo mu izina rya Yesu. Ibyo nibyo turemye. Wambaraga mbiwe, wabahumye amaso y'umutima, uyu mwanya ndagukubita, ndagutegeka kurekura ubugingo bwabo, ndagutegeka kurekura ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rekura abahungu bacu, rekura abakobwa bacu, rekura barumuna bacu, rekura abavandimwe bacu mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'abaho bwatanzwe ndabukurayo mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zabatwikiriye bitewe ingoyi z'ubusambanyi, ingoyi za pornography, ingoyi zimutera masturbation, ingoyi zimwinjiza mu yindi myuka ya lesbianisme, iyo yose ndayishwanyagura. Ingoyi zimujyanisha kugira tendance ya homosexualité, iyo migozi ndayicagagura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imigozi yose mwa Satani yabohesheje abe, uyu mwanya nituragurike, nicikagurike mu izina rya Yesu. Araba uwo wishimira, araba uwamugeneye kuba we, aragera kure, aratumbagira mu birere, aragenda ntari bucogore. Azabishobora, azabishobora.
umuruho ababyeyi be barushye we ntabwo azawuruha, umuruho nyina yarushye ntazawuruha, uruzerero rwafashe se wowe ntabwo ruzamufata. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti azaba umugabo uhamye, azaba umusore uhamye. Mu izina rya Yesu azagerana nawe kure, azagerana nawe kure. Ibyasenyeye iwabo we ntibizamusengera, ibyakenyuye iwabo we ntibizamubona. Arahishwe, arahishinganywe mu maraso yawe Yesu. Mwuka w'Imana mwuzuza ubushizi bw'amanga, mukiza ubwoba agendana, mwuzuza ubushizi bw'amanga, kuko ijambo ryawe rimbwira neza ko umwuka twahawe atari uw'ubwoba. Mwuzuza ubushizi bw'amanga, ijambo ryawe rirambwira ngo umukiranutsi azashira ubwoba nk'intare. Mwuzuza ubwo bushizi bw'amanga. Iyi ntwaro Satani yakoreshaga ku buzima bwe y'ubwoba, yo guhora ategereje ikibi, ndayivunaguye uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ntazongera kwicara ategereje ibibi, ibibi bizamubaho, ibibi bizabakube mu izina rya Yesu. Iyo ntwaro turayicagaguye, iyo ntwaro ndayivunaguye mu izina rya Yesu. Arakingiwe, afite ikimenyetso cy'amaraso kuri we, afite ikimenyetso cy'amaraso kube. Azarama ageze igihe wari waramugeneye, azarangiza umwaka amahoro, azarangiza indi myaka amahoro mu izina rya Yesu. Aho yatanzwe ari mutoya agatangwa atabizi, bikaba bimuteza abagabo b'ijoro, bimuteza remarido nui, abadayimoni basambanya n'ijoro. Uyu mwanya ndakubwira ngo aba bantu sabawe mu izina rya Yesu. Uyu mukobwa si uwanyu, uyu mugore si uwanyu, uyu mugabo n'uyu musore si uwawe. Yahinduye aho yabarizwaga, igihango cyaracitse igihe yizeraga Kristo mu izina rya Yesu. Wa mugabo w'ijoro, wa mugore w'ijoro we, rekura, rekura mu izina rya Yesu. Azarota inzozi nziza. Usenge wowe uhora urota abawe bapfuye, ukumva ni byiza, ukumva urabakumbuye. Nagira ngo ngire ko abawe bapfuye badafite ubushobozi bwo kugaruka aho uri. Dayimoni nizo ziyambika ishusho zabo wemera zikagutera. Byange bihakane. Ushize twasengeye umwana w'umukobwa wari ufite ikibazo cyo guterwa na mama we, akajya abona ari mama kuko mama yapfuye kera, kumva aramukunze, kumva arabiryohewe. Ariko dusenze dayimoni zimuvugiramo, ntabwo yari mama, ntabwo mama afite ubushobozi bwo kugaruka. Dayimoni zamubuzaga kubaka, zaramuzonze zishe ubuzima bwe. Umuntu wawe wapfuye nta bushobozi afite bwo kugaruka mu bazima, ariko dayimoni kugira ngo agutere afata isura wemera, isura ukunda, hanyuma ukamukingura akabasha gutera. Ibyo bikunda gutera n'abantu bapfakaye. Umugabo akajya agaruka ukabona ni byiza, ukumva muraryamana, ntabwo umugabo afite imbaraga zo kugaruka, yavuye muri uyu mubiri. Ibyo bintu ukwiye kubyanga mu buryo bwa burundu. Ibyo twita abagabo b'ijoro, abantu basambanya umuntu atabareba, ni imyuka ifuha cyane. Akenshi umuntu ashatse atarabohoka kuri iyo myuka, imusenyera urugo cyangwa igakenyura uwo bashakanye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndagushimira ubutwari n'ubushobozi waduhaye. Iyo myuka turayitandukanya n'abahungu bawe n'abakobwa bawe mu izina rya Yesu. Nimurekure, yinjijwe mu gihango gishya, yinjijwe mu gihango gishya, yinjijwe mu isezerano rishya. Si umugore wawe, si umugabo wawe, ntaho muhuriye, ntaho muhuriye. Wa mwuka mubi we, rekura ubuzima bwe, ntuzongere kumutera mu nzozi ukundi mu izina rya Yesu. Amasandoroboshi karamasa. Urakoze Uwiteka Mana nyir'ingabo, urakoze kuko uri mu ruhande rwacu. Ijambo ryawe rirambwira ngo ubwo uri mu ruhande rwacu mubisha wacu ninde? Ntawe, nta n'uwadushobora kuko uri mu ruhande rwacu. Turashinganye, turi ubwoko butavumika, turi ubwoko bwahawe umugisha. Urakoze kubw'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe b'abanyamugisha, uvugaho ibyiza, ufite imigambi myiza.
urakoze mwami ko ari ingabo uhagurukije muri iki gihe kugira ngo mwami wowe nabo muvuguruze ibyo umwa Satani yari yaravuze ku miryango yabo. Ndagushimira ku byo ukoze, ndagushimira ku bisenyutse, ndagushimira ku byiza wubatse. Azabihagararamo, azabibonesha amaso, agishoboye kunezezwa nabyo, agishoboye kuryoherwa nabyo. Urakoze papa, nongeye kubashinganisha mu maraso yawe. Basumbishe andi mahanga, basumbishe andi moko, basumbishe abo bana batakuzi. Imitwe yabo nishyirwe hejuru, ihembe ryabo nishyirwe hejuru, amavuta yawe nabatembeho umunsi ku wundi. Nibagwiza imbaraga z'umwuka igitondo n'umugoroba. Urakoze mwuka wera ko wabikoze. Ngaho ugendana natwe, iri joro ritubere ijoro ryo gusabana nawe, ritubere ijoro mwami ryo kuganirizwa nawe. Gushimiye ku byo ushyizeho iherezo, gushimiye ku bihe bishyashya utangije nanone mu buzima bwacu. Mwuzuzemwo iryo shyaka n'uwo mwete wo gusenga no gushishikarira gusobanukirwa. Yongere yitegereza aho ahagaze, yongere yitegereza abo babana, bimutera imbaraga zo gusenga, amenye neza ubutwari n'ubushobozi wabikiye muri we. Urakoze mwami w'abami, ngaho ugendana natwe. Umugisha abana bawe bagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe, umugisha bakoze imirimo itandukanye mu nzu yawe, umugisha buri muntu wese mwami witanze akabaha ngaha. Ngaho tugirire neza, dukomeze kukubona igitondo n'umugoroba. Ku munsi wo kuwa gatatu uzongera udushoboze kandi uzabane natwe. Mu nsengero hirya no hino aho dusengera ugendane natwe kandi ubane natwe. Mwami twongeye kuguha wa munsi wo kuwa gatanu, turakeneye imiryango mizima, dukeneye mwami abagabo bahagarara ku ngo zabo bakazubaka, dukeneye abagore bagwije ubwenge bwo kubaka imiryango yabo. Mwami turakwinginze ngo presence yawe izabe muri kiriya cyumba, uturarikira abahungu n'abakobwa bawe bo muri aya mago yo mu mujyi wa Kigali, kugira ngo niyendaga gusenyuka yubakike, kugira ngo yari yubatse irusheho kuryoherwa no kugubwa neza. Urakoze data, byose turabiguhaye kandi tuzi ko ibikoze ubikora neza. Cyubahiro nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, abagire neza. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo. Murakoze cyane nawo kuwa gatatu.